nari ngeze kuri level ubundi nakundaga hip hop nahimbaga indirimbo za hip hop ngera kuri level yo kujya kuzisohorana barafiki ariko nagera kuri level yo kujya kubyina nkumva ijwi riraje ndashaka kubabwira ku ijwi ry'Imana rikambwira ngo ariko nujya guceza umunsi wakijijwe ukavuga ubutumwa umuntu wakubonye uri guceza kuri televiziyo azemera ko wakijijwe insanga ntwite ngiye gukuramo inda navuganye n'umuganga n'amafaranga kandi vigo najemo ntago ariyo natiye itaha iwanjye mu gipangu kugira metero mwiza nka Yesu wiga na karate zo mu mwuka karate buriya nta metero ufite sentire ikomeye nka Yesu buriya iyo watojwe neza ukana akagutoza nawe ukamubera umunyeshuri mwiza ngoma ari ku ngoma yaranesheje nishimwe Amen. ku ngoma umwami Yesu aracyari ku ngoma. Haleluya. Amen. Urupfu yarumize bunguri. Amen. Imana nishimwe yaranesheje yaratsinze atsinda ku bwanjye atsinda ku bwawe. Aremera arabambwa kubera Rusi, aremera arabambwa kubera wowe, atagize ikintu na kimwe ashingira, adashingiye ku burebure, adashingiye ku mashuri, adashingiye ku mafaranga, adashingiye ku miryango uvukamo, arangije aragucungura. Amen. Imana ishimwe. Amen. Adashingiye ko ufite bene wanyu bakomeye, nkanjye uvuka kwa ngofero nta nicyo twari buvugane, ariko kubera agaciro yampaye arangije avango Rusi we baho. Amen. Imana nihimbazwe. Kadusome agomba tindira ijambo turasanga muri Yeremiya ibice bya 33 turasoma umurongo wa 4. Yeremiya 33 umurongo waho wa 4 twahageze. Kadusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Ko tugakomeye Imana amashyira.
Katwongera dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Mariko ibice 4 umurongo wa 39 kugeza kuri 41. Mariko ibice 4 39 41. Twahageze. Haratubwiye ngo akangutse acyaha umuyaga abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati ni iki kibateye ubwoba? Ni murizera? 41. Haratubwiye ngo baratinya cyane baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira. Kadukomera Imana amashyi. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nabaza ndagutabara, nkwereke ibiruhije, nkwereke ibikomeye, nkwereke ibyari biri imbere yawe wowe utari kumenya. Imana nishimye. Amen. Impamvu birashoboka ko watabaje, utabaza bene wanyu ntibakumva, utabaza inshuti ntizakumva. Imana ishimwe. Utabaza abavandimwe ntibakumva, utabaza aboroheje ndetse n'abakomeye abo ntibakumva. Irangije avuga ngo nabaza ni njyewe njyenyine wabasha kukwereka ibiruhije bikomeye utamenya. Imana ishimwe. Amen. Mu minsi yashize navutse mu miryango dahuje ubwoko. Rimwe mu rugo bakajya bambwira ngo ntabwo ndi wo mu bwoko bwabo. Ndashaka kubabwira gutabaza Imana. Hanyuma abo ngabo barangije bakajya bavuga ngo ntabwo uri mu bwoko bwacu. Imana ibirebye, haleluya, irambwira ngo mwana wanjye ngwino uri wo mu bwoko bwanjye. Kuko yararebaga ikabona nta wundi muntu, narabatabaje baranyihora kandi baranakomeye. Imana nishimwe. Amen. Irebye ibona nta kirengera mfite, irebye ibona nawe nta kirengera ufite, irebye ibona urusaku rubaye rwinshi, irebye ibona imisozi biri imbere yawe ibaye myinshi, irebye ibona wagiye uca mu nzira nyinshi ntihagira umuntu ukwitaho, ariko aravuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije wowe utamenya. Imana nishimwe. Hanyuma abigishwa be bari mu nyanja, umuhengeri ubaye mwinshi, umuyaga ubaye mwinshi, urusaku rubaye rwinshi, induru zibaye nyinshi, ubukene bubaye bwinshi, amagambo abaye menshi, ibigeragezo byiyongeye. Imana nishimwe. Ndi kubivuga muri ubwo buryo kugira ngo mubyumve. Imana nihimbazwe. Ngo barangije bibagirwa yuko bari kumwe n'uwo batabaza, bibagirwa yuko bari kumwe na Yesu, bibagirwa yuko bari kumwe n'ushoboye byose, bibagirwa yuko bari kumwe n'uwashyizeho inyanja agashyiraho umuraba, agashyiraho umuyaga mwinshi. Barabyibagirwa. Ngo barangije ngo bakajya biyorohereza, bakajya bafata utwo bafite bakajya bajugunya mu nyanja ngo barebe ko ubwato bwakoroherwa, byibura barebe yuko ahari ubwato bwareka kurengerwa. Ibyo bafite babijugunyamo kugira ngo byibura barebe yuko byakoroherwa, ariko bibagirwa yuko bafite umurengezi iruhande rwabo.
ariko nyuma yaho bimajije kubashiraho basigaranye duke bibuka yuko Yesu ahari. Haleluya. P.SEKAZUBA Imana ishimwe ngo barangije ngo baramubwira ngo batera induru, mbega barasakuza cyane. Yesu ngo arababaza ngo mubaye iki, ni iki gitumye musakuza? P.SEKAZUBA ni iki kibateye ubwoba? Ni iki gitumye murara murira? Ni iki gituma mubona ko bidashoboka? Imana ishimwe. Haleluya. Arababwira ngo bwa mbere nimwabonye nzuri muri mumye, twarabibonye. Nimwabonye mpagurutse ibirema, twarabibonye. Sinahagije 5,000, twarabibonye. Haleluya. Ariko Imana ishimwe. Amen. Sinahaye ingomba kubyara, twarabibonye. Sinambitse abambaye ubusa, twarabibonye. Imana ishimwe. Arabaze ngo mubaye iki, ni iki gitumye musakuza? Aravuga ngo ntabaza, ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije wowe utamenya. Imana nishimwe, Imana nihimbazwe. Amen. Yesu wenyine niwe watabaza, niwe wenyine. Imana nishimwe, utakumvira ubusa. Niwe wenyine, Imana nihimbazwe, yabasha gutunganya ibidatunganye, ibibona ko bidashoboka yabishobora. Yesu nta kintu na kimwe ananiwe. Mu minota nko guhumbya yabikora, nabonye abikora. Imana ishimwe. Amen. Nanyweye urumogi imyaka 3. Mbu musitari mu mujyi wa Kigali. Shatse kubabwira ko Yesu nta kintu na kimwe naniwe, ntago mbarambira. Amen. Byose mu munota nko guhumbya. Ubushize yaravuze ngo nta kasigaye ko mu muryango wa Sawuli ngo nkagirira imbabazi zima. Nagahari. Imana ititaye ko kagenda gatambitse ibirenge, ititaye ko kari imfubyi, ititaye yuko wenda tize, ngo nakasigaye. Amen. Ubu wicaye ngaha, Yesu marayika w'Imana ari kugenda atembera areba nakasigaye ko mu muryango wo kwa runaka ngo nkagirire neza. Nagahari. Amen. Nanywera urumogi kubera ibikomere. Imana nishimwe. Amen. Kuri papa na mama ni njye njyenyine. Mama we ntawe nzi. Papa namubonye 2014, nawe aranyihakana. Amen. Arambwira ngo ntago ari wo mu bwoko bwacu. Niwabo wa mama nawe bambwira ko nari wo mu bwoko bwawe. Imana irambwira ngo ngwino uri wo mu bwoko bwanjye. Imana nihimbazwe. Amen. Shatse kubabwira iki? Hanyuma yaho nari ngeze kuri level, ubundi nakundaga hip hop. Nahimbaga indirimbo za hip hop, ngera kuri level yo kujya kuzisohorana barafiki. Ariko nagera kuri level yo kujya kubyina, nkumva ijwi riraje. Ndashaka kubabwira ku ijwi ry'Imana rikambwira ngo ariko nujya guceza, umunsi wakijijwe ukavuga ubutumwa, umuntu wakubonye uri guceza kuri televiziyo azemera ko wakijijwe. Nkahita mbabwira ngo mbivuyemo. Haleluya. Aro iyo wasenze Imana, iyo wizeye Imana, iyo Yesu Kristo ari muri wowe, nta kintu na kimwe cyaguhanga. Iyo uhamagaye yera, ukayihamagara byonyine, ukayibwira ngo Mana, Nyagasani, Yesu, kumuvuga mu izina byonyine,
mva mu ishuri ntize njya mu mujyi wa Kigali njya kubaza akazi ko mu rugo nshakisha ahantu bampa akazi ko mu rugo nakoze akazi ko mu rugo umuntu uri hano wabaragakoze ntabwo yafungura udushumi tw'inkweto zanjye naragakoze ndagakora ariko Imana nihimbazwe amen amen ndagakora ibi ntabwo mbivugiye ikindi sinjya mpfa no gutanga ubwo buhamya ahubwo mbivuze kugira ngo wumve ko Imana nta hantu kuri tagukura ahantu uri aho wicaye na hato ahantu uri haraciritse cyane Imana yahagukura nahakomeye hari Imana itagera Imana nihimbazwe ndagakora nshatse kubabwira ngo mwikomeze ku Mana muyitabaze muyambaze iri bugufi irabumva n'amasengesho y'ikiragi Imana irayumva Imana nihimbazwe ndashaka kubabwira ngo muyikomezeho amen kandi uyu munsi usenze uri umwe ariko ejo ntugaruka ntuzaze uri umwe uzavuga ngo iyi nzira natangiye hari undi muntu ngomba kuzana nawe iyi nzira akayitangira amen ntuzagaruka uri umwe shaka umunyago Imana nishimye ushaka umunyago Imana nihimbazwe ko mubirakariyemo ndagira nte ndasoje amen Imana irangije iransanga umwana wanjye afite atangiye umwaka wa 9 insanga ntwite ngiye gukuramo inda navuganye n'umuganga n'amafaranga irambwira ngo uzibeshye ugira ikibazo uvutsa umenye kuri umunyamugisha umwana ndamureka njya gutangira ikosi ntangira ikosi yo gusenga Imana amen Imana irambwira ngo nzakugirira neza reka mbabwire ibi ni Imana yavuganye namwe ibi ni Imana yakubwiye guhera kuri A kugera kuri Z Imana izabikora Imana ishimwe P.SEKAZUBA ibyo yakubwiye mu kwa mbere binima ngo umwaka ugashira n'itanu nishaka izashire turacyayifitiye icyizere Imana izabisobera benema izabisobanura izabishyira ku mugaragaro izabisohoza Imana nishimye Imana izabisohoza nishaka ibe yarakubwiye ibirenze ubwenge bwawe Imana izabikora Henima nishaka izaba yarakubwiye ibirenze abasujuri wize Imana izabikora Pastor sinaje ndeba naje n'igare sinaje na Vigo kandi Vigo najemo ntago ariyo natiye itaye iwanjye mu gipangu ibi nshatse kubibabwirira iki mbibabwiriye ngo Imana yajyaga ibimbwira nkabona birarenze ubwenge bwanjye nkanjye utarize Imana ishimwe amen Imana nihimbazwe nkanjye utarize byava he kandi irambwira ngo nzanagwa n'umugabo wize mfite umugabo muri sansiye nshatse kubabwirira iki harimo abantu bihebye ntabwo njya nambutse ibi nabonye message y'umuntu harimo umuntu uba ubona ntaho Imana yanyura nta hantu Imana itanyura P.SEKAZUBA niyo waba uri kuzimu ukuboko k'Uwiteka kwamanuka kukagukurayo mu izina rya Yesu Hallelujah
amanota bampaye irarangiye. Amen. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo mutabaze Imana. Amen. Nakoze akazi ko mu rugo nago njya nica igihe. Hanyuma bakajya bamenaho amazi. Nkaryama saa sita saa cyenda bakambyutsa ngo hano ntago waje kuryama. Ariko nanjye iyo mpagurutse mu gipangu mbwira umukozi nterera ipasi. Amen. Nasohoka nkabwira zamu ngo kingura igipangu. Ibi ntabwo Imana ibikorera umuntu uraho umusivire, irabigukorera kuba yaragucishije mu ruganda ukavamo intorezo nzima. Intorezo nzima. Nundebe gutya twarasenze. Kandi mudayimoni ibitekerezo bikubwira ikindi kimukuraho usibye kwiyiriza ubusa no gusenga Imana. Nababwiye ko mfite umwana umwe, ariko abo mu rugo iyo duteranye tuba 10. Amen. Hari n'abandi ndera, hari n'abanyita mama banandusha imyaka. Amen. Imana nishimye. Haleluya. Ibyo mbivugiye iki? Ntago mbivuze kugira ngo mbiyemere, sinkunda no kubivuga. Ahubwo ndashaka ngo mugirire Imana icyizere. Ugende wamatane n'Imana. Imana ishimwe. Uyibwire ngo Mana, Mana, Mana. Uyifate Imana ishimwe. Uvuga ngo Imana numvanye Rusi nanjye nzayigumaho. Imana numvanye Mushumba nanjye nzayigumaho. Iyi Imana iravuga igasohoza n'ukuri. Yarambwiraga ngo kandi ntago ari ibyo gusa mwana wanjye, uzatunga imodoka yawe niyo umugabo. Ejo bundi yampaye perime, ubu nanjye nzi gutwara. Ibingibi rero mbibabwiriye kugira ngo mbanofese ku migisha y'Imana, hanyuma namwe muyikurikire. Sibyo rata? Kugira ngo mbanofeshe ku mirimo. Urareba iyo umwana ari kumwe n'undi, iyo agiye kumuha aramuhereza agahita agira gutya. Rero icyo gihe nawe ahita ashakisha imbaraga zo kugira ngo agere kuri cya kintu. Ibyo nanjye mbibabwiriye kugira ngo izo mbaraga muzibone. Musenge Imana, mushake iminyago. Imana ishimwe. Nari narihaye intego abati byibura buri mwaka nzaba mfite abantu 3 bakijijwe bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Kandi na n'uyu munsi yo gahunda iracyakomeje. Nawe rero shaka umunyago. Imana ishimwe. Uyitabazira gutabara. Imana nihimbazwe. Imana ishimwe. Imbaraga zayo ziracyakora. Ukuboko kwayo ntago kwaheze. Ugutwi kwayo kuracyumva. Elane henimando. Ukuboko kwayo kuracyashoboye. Imana iracyafite ubundi buryo. Imana iracyafite imbaraga. Imana iracyafite imbaraga n'ubutware. Imana iracyafite ubudahangarwa. Imana P.SEKAZUBA manofo. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Uyu munsi abantu bambwiraga yuko nari mu muryango wabo, baramamagara bakambwira ati watubabare tukaguha umwana wacu byibura ukajya umuhemba ku kwezi. Jambo ryarambwiye ngo bazakugarukira ntuzabagarukira. Rero dusenga Imana.
ibindi byose tubyihorere. Imana iracyafite imbaraga, iracyafite ubutware, iracyafite ubushobozi, iracyafite uko yari iri kera na n'uyu munsi niko iri, uko yakoraga kera na n'uyu munsi iracyakora, uko yakizaga kera na n'uyu munsi iracyakiza, uko yazuraga kera na n'uyu munsi iracyazura. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, uko yavugaga na n'uyu munsi iracyavuga. Tuyigirire icyizere, iracyafite ubundi buryo. Ndasoje Imana nishimye. Amen. Katugendane izi ntego ebyiri. Rumwe mu bantu badakunda kuvuga amagambo menshi, sinkunda kuvuga, mbancecetse, uriya warabizi. Mpora ncecetse cyane kubera ibikomere, n'ibikomere byabinteye. Amen. Nanjye nari buzavuge nk'abandi. Imana ishimwe. Ariko kubera ibikomere bintu bituma mpora nigunze, binkukiramo na n'uyu munsi. Ariko iyo nageze imbere y'Imana, amen, niho nduhukira, niho nabonye. Imana ishimwe. Nagiye kwa muganga ndinda ngera Faisal, bandeba bakavuga ngo ndwaye depression, bakama ibinini byo gusinzira kubera depression yarandenze, agahinda gakabije. Ariko iyo twageze imbere y'Imana, amen, depression zirashira. Imana ishimwe. Agahinda karashira, n'ideni wari ufite uraryibagirwa. Iyo uri imbere y'Imana, iraguforomata, ikagukuramo ibintu by'ibideshi wari ufite mu mutwe, ikaguforomata, ikakugira mushyashya. Imana nihimbazwe. Amen. Rero reka tujyane ibintu bibiri. Cyambere, twese uko turi hano dukeneye iminyago. Nugira amahirwe ukabona urenze umwe, sibyo mushomba, uzamuzane umumurikira imbere y'Imana, uvuge ngo Mana nguyu umunyago. Nugira amahirwe ukabona babiri, uzaba ubonye umunyago munini cyane ubyibushye. Amen. Umuzane imbere y'Imana, Imana izaguha umugisha. Ikindi kandi, Imana tuyigirira icyizere, uko yari iri kera na n'uyu munsi niko iri, iracyakora. Mwakire neza ijambo ry'Imana.